Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Brown Entertainment aho muherereye hose. Nk'uko bisanzwe rero inkuru zacu ziba zihuse kandi ni inkuru ziba zigezweho aho muherereye hose. Rero ngira ngo mwatangiye kubona video iri gucicikana y'umusore bita Burikantu wari umaze kwamamara cyane cyangwa se ufite icyo twakwita fame, ufite ubwamamare. Ni umusore uzwi kuba akorana na buri nguni, ni couple cyangwa se ni couple yari imeze neza. Kuri uyu munsi rero yamaze kuba hasohoka video y'umusore bita Burikantu ngo arimo kurigata mu mupuri. Umupuri rero ngira ngo murabubona na wundi ni ira video hari hagati niho bari kwita ngo ni mu mupuri, ni style igezweho. Rero byinshi kuri iyi video, byinshi kuri Burikantu, byinshi yavuze kuri iyi video. Ngiye kuba nakubwira ninde wasohoye iyi video uri guhangana na Burikantu ndetse na buri nguni, dore ko iyo wiyemeje guhangana n'umwe muri aba basore bose baguteraniraho ari umwe, kuko ni couple imeze neza cyane. Nagira ngo rero niba unkurikiye ukande subscribe, ikindi wibuke gukanda like kugira ngo ibiganiro byose, kugira ngo inkuru zose twaguteguriye zigiye zihita zikugeraho ako kanya nta kwirirwa urazisekinga. Rero umuntu ukoze subscribe yibuke gukanda no kunzogera nk'uko twagiye tubivuga, kandi wibuke gusiga comment yawe ahangaha. Burikantu rero na buri nguni ni abasore batangiye kwamamara, batangiye kumvikana nyuma ya COVID-19 mu mwaka wa 2021, dore ko batangiye batazwi, nta muntu ubazi. Baratangira biza kuba ibibazo, dore ko channel yabo ya mbere yaje kuba yakwibwa, barangije bamara igihe kirekire badakora. Uko bamaze igihe kirekire badakora, barongeye bafungura indi channel nanone bayita Burikantu na buri nguni, bakora ari babiri, dore ko mbere bakoraga ari groupe, baza ari noneho baza ari couple ya babiri bayita Burikantu na buri nguni. Barakora kuri ubu ngubu ni abasore bamaze kwiteza imbere, bageze ahantu ku rwego rushimishije, dore ko kuri ubu ngubu bafashe ubukomediye bwabo bakabuvanga n'ubuhanzi. Kuri ubu ngubu ni abahanzi, bakaba ari n'abakomediye baje gukora amateka, b'abakomediye ba mbere hano mu Rwanda bakoze n'indirimbo zigakundwa, dore ko kuri ubu ngubu bafite indirimbo imaze kuzuza miliyoni 1000. Birumvikana ko umuntu washatse kubasebya azi neza ko ari ibyamamare. Iyi video rero abantu bari kuyibona, bari kubona ko uyu nguyu witwa Burikantu kuri ubu ngubu afite ishusho igaragaza ko yamaze kwiyogoshesha uruhara. Ubu ngubu afite urupara, ubu ngubu tugana gusa ahangaha afite umusatsi. Wakwibaza ngo iyi video igiye hanze aka kanya ni iya ryari? Amakuru rero aravuga ko iyi video ya Burikantu ari gusoma mu mupuri imaze umwaka umwe igiye hanze. Gusa umuntu washize iyi video hanze, Burikantu na buri nguni, baje kuba bajya kuri channel yabo bayita Burikantu na buri nguni, bahita bamusubiza byihuse cyane, dore ko badatinzamo. Ntibahwemye kuvuga ko iyi video atari ukuri, kandi ko umuntu wayisohoye kwari ukugira ngo abateranye n'abandi bantu. Biravugwa ko iyi video umuntu wayisohoye ari umuntu nyiri uruganda. Ejo bundi basohoye video ivuga kuri hoteli yitwa Chateau Rumarara, ngira ngo iyi hoteli abantu murayizi. Baravuga ko iyi video rero yasizwe hanze na nyiri uruganda. Byinshi rero kuri iyi video Burikantu na buri nguni barabihakana bivuye inyuma, dore ko no kuba basize hano iyi video kuri YouTube ari igihano gishobora gutangwa ku muntu waba wasize iyi video ya Burikantu na buri nguni, kubera ko uburyo gushira umuntu ku gasozi muri ubu buryo ntabwo biba byemewe. Burikantu na buri nguni rero baravuga ko iyi video
nta hantu ihuriye no kuba ari abahanga cyangwa se nta hantu ihuriye nabo, ahubwo iyi ari videwo baremye uko bishakira, iyi nta videwo irimo. Rero ngibyo ibiri kuvugwa kuri buri kantu na buri nguni. Basize videwo hanze ari gusoma umupuri. Ese izi nduru muri uru ruganda zizarangira ute? Dore buri kantu na buri nguni batangiye guhangana n'uwo bita na nyiri hoteli yitwa Chateau Rumarara. Ese nyiri hoteli bita Chateau Rumarara azatsinda ba buri kantu, cyangwa se buri kantu na buri nguni nibo bazamutsinda? Ese kuba buri kantu na buri nguni bakoze videwo ivuga ko iyi hoteli bita Chateau Rumarara yaje gutanga serivisi mbi, maze buri kantu na buri nguni nk'abantu basanzwe bakora inkuru zigiye zitandukanye ziri guca ku mihanda baza gukoraho kuri iyi videwo, biza kurangira nabo bamusize hanze. None buri kantu kuri ubu ngubu ari kurwana no gusiba iyi videwo gusa byanze. Ese iyi ntambara izarangira ite? Byinshi kuri